twongeye kubaha ikaze mwebwe mukomeje gukurikirana Imbuto TV ikorera kuri internet. Dukomeje gushimishwa n'ukuntu mukomeje kugenda mudutera iteka mutwandikira muri comment. Subscribe zanyu ziratunyura, views zanyu zo zikadushimisha birushijeho. Uyu munsi rero tuje muri studio kugira ngo tubagezeho indyo eshanu cyangwa se ubwoko bw'ibiryo biribwa mu Rwanda hagendewe ku ntara eshanu zigize igihugu. Murazizi neza ko ni intara y'amajyaruguru, ntara y'amajyepfo, ntara y'Iburasirazuba, ntara y'Iburengerazuba ndetse n'intara y'umujyi wa Kigali. Mureke rero duhere mu ntara y'amajyaruguru. Ahanini uzasanga ibiryo cyangwa se amafunguro agaruka kenshi ku meza nkoranyabaryi cyangwa se table à manger ari ibirayi. Mureke rero dusimbukire mu ntara y'amajyepfo aho uzasanga amafunguro aba yiganjemo ubugari ndetse n'ibijumba. Tukivuga ku biribwa bigaragara cyane ku meza nkoranyabaryi, tugendeye kuri buri ntara zigize u Rwanda, mureke turebe amafunguro aza kenshi mu ntara y'Iburasirazuba. Mu ntara y'Iburasirazuba ahangaha uzasanga ibiryo byaho ari ibitoki, ibishyimbo, kenshi na kenshi uzasanga bo banavangamo ubunyobwa. Tukiri ku biryo bigaragara mu Rwanda, munyemerere twerekeza aho rirengera, aho ndashaka kuvuga izuba. Uzasanga ahangaha amafunguro agaragara ari ibirayi, insambaza ndetse n'imboga. Munyemerere mbasezere mwebwe nari nasanze mu ntara y'Iburengerazuba, kandi nishimiye uburyo mwanyakiriye ndetse nuko mwanzimaniye mu mafunguro afutse, byari by'agaciro. Iki ni ikimenyetso cy'uko umuco wacu utazigera ucika. Nanjye rero ngize ni mwakoze cyane. Rero dukomeje ikiganiro cyacu ku Mbuto TV ikorera kuri internet. Ahangaha twari turimo turareba ubwoko bw'amafunguro afatwa cyane mu Rwanda, ariko tugendeye kuri buri ntara eshanu zigize igihugu cyacu. Mbere y'uko dukomeza, mureke twamamaze. Turagaruka mu kanya. Tugaruka twerekeza mu mujyi wa Kigali. Ese wari uzi ko uyu munsi kuba wati icyangombwa cyangwa se ukaba wagitoragura bitari ngombwa yuko wirirwa gutanga amatangazo kuri radio cyangwa se televiziyo? Oya, ibi ngibi birahendesha. Ahubwo wowe menya ko hari urubuga rwagukorewe ndarangisha.com. Uru ni urubuga rworoshye kuba warukoresha kugira ngo bashe kuba watanga itangazo wataye cyangwa se watoraguye. Ibi ngibi biroroshye cyane. Ukimara kurufungura uhita ubona ahantu handitse nataye cyangwa se natoraguye. Niba watoraguye uruzuza urupapuro ruri kuri nataye, kandi niba wanatoraguye uruzuza urupapuro ruri kuri natoraguye. Ubundi ibi byose bikorwa mu ibanga rikomeye cyane. Takarusho nakaye, iyo umuntu watoraguye icyangombwa yagishize muri iyi programme na nyiracyo yavuze yuko yagitaye, ako kanya utubona ubutumwa bugufi kuri telefone yawe ukubwira yuko icyangombwa wataye cyamaze gutoragurwa, ndetse n'uwagitoraguye nawe akamenya ubutumwa bumubwira ko icyo yatoraguye cyamaze kuba kubona nyiracyo. Icyo gihe icyo twebwe dukora ni ukubahuza, akaguha icyo cyangombwa bikaba birarangiye. Iri ni ikoranabuhanga rigezweho. Nziza Training Academy. Mbere yuko nyikubwira, banza urebe iyi video. Waba warize ibijyanye n'ubwubatsi ukaba ufite inzozi zo kuzaba umuhanga mu guhanga inyubako, architecture cyangwa se kuzanariza structural analysis, igisubizo cyawe kirahari. Nziza Training Academy ni ikigo cyigisha ubuhanga buhanitse muri ayo masomo kandi mu gihe gitoya, twifashishije technology zigezweho ku isi 100%, tuguhuza n'isoko ry'umurimo mpuzamahanga. Nitwe twenyine mu Rwanda dukorana na Akisto, aho tuguhuza n'abahanga mu bijyanye na za software z'ubwubatsi kuri uyu mugabane. Iyandikisha uyu munsi
tugufashe guhindura inzozi zawe impamo. Kwiyandikisha bigeze kure, wakwigira i Kigali cyangwa se i Butare. Twigisha abakozi b'ibigo bya leta, ibigo byigenga ndetse n'abanyeshuri bo mu mashuri makuru na za kaminuza. Hanyuma mu kwa mbere buri mwaka tukabahuriza kuri live streaming n'ibindi bigo bikorana na Akisto ku isi yose, muyobowe n'impuguke tubazanira hano i Kigali zivuye mu bindi bihugu bikomeye ku isi muri engineering. Sobanuza neza byimbitse unyuze kuri wa3.training.ac.rawa. Duhamagare cyangwa ukoreshe WhatsApp nimero 0785568718. Facebook, Twitter na Instagram turiho nka Nziza Training Academy. Yes, murakoze cyane. Nyuma yuko tumaze gutumikira dutumye, reka dukomereze mu ntara y'umujyi wa Kigali. Aha ngaha ukihagera uhita utamirizwa n'uruvangitirane rw'impumuro z'ibiryo binyuranye, byakugora guhita wibwira ubwoko bwabyo mu gihe utahawe ikaze komeza nkoranya baryi. Aha ngaha rero nyamara amafunguro yaho kenshi na kenshi uzasanga ari umuceri n'ifiriti. Tubashimira rero cyane. Uyu munsi twakimo turareba ubwoko bw'amafunguro afatwa mu Rwanda, ariko tugendeye ku ntara 5 zigize igihugu cy'u Rwanda. Niba wadukunze kora subscribe, ariko nta n'impamvu nimwe yatuma utadukunda. Nukora subscribe ubike ukoneho hirya kunzogera kugira ngo inkuru zacu zose uzajye zibona mu buryo bwa notification. Tunakwibutsa ko wamaze gukorerwa WhatsApp, aho ushobora kuba nawe watwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788202758 cyangwa se ukaba wanatwandikira kuri email yacu ariyo imbuto.tv@gmail.com. ndetse no kuri Facebook turahabaye tumeze neza cyane, ni Imbuto TV, naho watwandikira nta kibazo. Njyewe bari waguteguriye iki kiganiro kandi nkabana nakikujejeho, nitwa Fraterne Frank Lugwizangoga. Ikiganiro nk'iki nakagaruka. Stay in touch.